saga ya Miss Rwanda kuba Kajoli tari Prince Kid na Jean Paul nuko muri ira myaka yose Miss Rwanda yabayeho nuko arizo infraction zabereyemo ari izo ngizo zonyine niba bavugamo kugurisha abakobwa gutanga amapasi nuvuga ngo ibyo Prince Kid niba ari umukobwa watanzwe pasi arengeje 18 ni majeri nawe bwa yakabibajwe niba yaratanzweho pasi ntavuge ari uwamutanzeho pasi yakabibajijwe ari uwarebereye kuko mu bintu bijyanye n'amakosa n'ibyaha tureba ngo responsabilité rôle na imputabilité ninde responsable wabikoze uwagurishije uwatanze pasi ni responsable uwabigizemo uruhare uwatanzweho pasi imputabilité ministère Miss Rwanda ni projet ya ministère iyo ministère hari igihe itigeze iyoborwa ko nta muntu wa ministère twigeze twumva bazwa ibyo muri Miss Rwanda ariko murambivuga ababishinzwe impamvu batinya kubikora nuko bagira ngo bahore bakubitira abantu mu kadeyi donc isi yose ibone ko aba YouTuber bose ari bamwe kubigeneraliza kandi harimo ababarusha ubwenge kure kubigeneraliza rwose ntuza Theogene yashatse no kubirakarira amabwira mugisha ariko mugisha ni gute waregizating ibintu nawe utazi ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi umva iyi nkuru ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage ntabwo bitangaje kubera ko ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike ubuvuzi kwakira no kwita ku bantu uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub ukutamenya kwawe kurangiriye aha Der Sprachenhub ni German Language Academy ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga kubifuza kujya gukora kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye amasomo atangwa mu gitondo nyuma ya saa sita nimugoroba no muri weekend aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi Autriche Luxembourg n'ibindi iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12 hamagara 07 90 13 98 22 isi ntabwo ari itera imbere nimwe muyiteza imbere Der Sprachenhub ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko umeze neza cyane nongeye gushimira mwe mwese mwakoze subscribe cyangwa se s'abonner ni uburyo bwo kutwereka ko muri abanyamuryango inshuti z'akadasohoka cyane z'iyi pano bivuze ko ubwo turi kumwe 5 kuri 5 kandi twizere ko situation ari fresh cyane atari mbaye so rero ndizera ko na Karegeya Omar Jean Baptiste uturi imbere kuri kamera ameze neza kimwe nanjye ndetse no mu kameramani twese tumeze neza so rero Karegeya nizere ko nakuvugiye yewe nta kibazo mu mubiri imbere ntawe ugera nta kibazo habe kandi abagabo ngo ukuntu utapfa kumenya feelings yes ariko niyo byanze urabishaka sinavuye se paradis artificiel ni principe nabonye kuva muri 91 ntabwo ibihe bijya bintwara cyane niyo biri kwangura uri yaranja bigakunda cyangwa ukabyakira yego okay hari haciyemo iminsi tutaganira hano kuri pano ariko ngira ngo nubwo tudaherukanye ubu uri muri gahunda z'akazi nk'ibisanzwe hari igihe wambwiye kuri mu nama yego inama ariko sinzi niba hari icyo yagezeho ariko inama ntiyabura ikigeraho yari nk'ingishwa nama twari Nyarutarama inama yavugaga ku bijyanye na regulation ya social media social media
regulation harimo aba partenaires banyuranye twari twatumiwe na Grid nabone na Briane DJ Briane twari kumwe na Jihad na Red Blue JD Jackson yari numu panelist ariko wari umuriro twasohotse nta mwanzuro ufashwe yasaga nk'ikurikira imwe twakoreye hahandi nanone aho ngaho Nyarutarama muri Crown Conference nimwe ya Serena so ufite harimo icyo kuba abantu aba regulators uvuga ngo social media irimo irafata indi ntera iragira uruhare runini mu buzima bwa community ituye isi uruhare rwiza cyangwa rubi bisaba rero ko yakabaye igira umurongo mu bintu bya mbere nungukiyemo ndabanza akantu rushinga bigwe yatubwiye urumva social media irahuza hari abanyamakuru hari abaturage nka audience b'abakonsomateri hari inzego za leta nka regulator ariko hari n'abandi baturage nabo bo muri citizen journalism hari abaturage nabo babaye abanyamakuru ibyo byiciro byose uko ari bine nibyo byatumye rushinga bivuga ati rero ati umuturage witwa audience promoma ati ameze nk'imbwa yo kuri Noheli urumva imbwa yo kuri Noheli ibipangu byose biba byakaranze abakaranze ifi abakaranze urukwavu abakaranze inkoko abakaranze ihene abakaranze inka noneho ikaburaho ijya guhunahuna kubera iki hose harahumura kare hari hose yego niyo niwe yageranyije rero uwo twita nka consommateur audience ukonsoma content ya hano ntamenya ngo ese ni iyihe content yaje ku buryo buri professionnel ese nizere professionnel nizere social media nizere citizen journalist nizere donc urumva akabura icyo ahitamo kuko buri wese arahita apasa mu gihe urumva ko itangazamakuru iri professionnel inkuru irapangwa cyangwa se naho ibonekeye reporter akavugana na editor bikagera kuri etape ya publishing hari inzego zose donc iri balance mu gihe citizen journalist cyangwa wa social media icyo abonye ahita ashyiraho akubitanye ni impanuka hoho igonze igare hapfuye babiri direct mu gihe muri media professionnel report y'impanuka itangwa na polisi yego igatangwa n'ibitaro ariko noneho ubibonye live niba nk'ubwego Kabeza imodoka igonze umumotari n'umugenzi bahise baduha n'amazina ye n'irangamuntu y'upfuye deja wari polisi ntirabimenya kujya kubaza polisi itari hari kandi wabyiboneye azanye ntuza aho ni ahandi rero mvuga ngo umukonsomateri amera nk'imbwa yo kuri Noheli ese ndategereza ibyo polisi ivuga ese ndizera ibyo wari uhagaze ese hahandi nyine cyangwa akavuga ngo impanuka ihitanye 5 wenda hari abagihumeka bagiye mu bitaro polisi ifite uko yakabiripotinze nuko ako ni kamwe rushinga yaduhaye hanyuma umwarimu muri kaminuza witwa Tarisisi nawe atwibutsa akantu kavuga ngo ubu dufite umuntu w'iki gihe aba mu isi y'ibiboneka y'ibifatika no mu isi y'ibidafatika yaduha urugero rw'umuntu bigeze guhura nka trainer cyangwa facilitator mu kwipresenta bavuga ngo ubahehe ati mba mu Bwongereza no kuri internet kuri internet turahari twese kubera ko ikiganiro gikora uzajya ureba iyo uri kureba audience na localiza aho muri geographique ugasanga hari uri muri Costa Rica yego 1% Costa Rica Hong Kong 2%, ugasanga Canada ugasanga turahari sibyo worldwide numva ngo ndi mu Rwanda rwa rundi rwa kilometero kari 26 imisozi igihumbi ibirunga ibibaya n'ibiyaga ariko no hanze y'u Rwanda ndahari uwo muntu rero iyo si yibidafatika irimo iragenda yo ningari kurusha isi yibifatika yego nibyo nakunze kuvuga umuntu wa kino gihe kera kugiye na mbere reka mbere wenda mbere ya 85 na telefone meme na telefone na telefone fixe zitaratangira kuba nyinshi yego
ntiwashoboraga kumenya donc agasozi utuyeho n'utundi tugakikije amakuru arenze aho ntayo wamenyaga. Radiyo zari zihari ariko bitari cyane yego ntabwo abantu bose bari bazifite ariko dimwe radiyo Rwanda nayo icyo gihe yakoraga amasaha asangaye kuva saa 2 kugera yafunguraga saa 5 z'amanywa, yafunguraga saa 5 z'amanywa, yagiraga amasaha ifungwa kandi ariyo yonyine, igafunga saa 6. ukamenya amakuru yo kuri uwo musozi. Ni uvuga ngo inteko guteka, inteko itaba kuri uwo musozi washobora kugeza n'imyaka 20 utayizi. Mu magambo make umusozi wabaga ariyo si yawe, yariyo si ava isi yibifatika yabaga ariyo umusozi niwukikije. Niba habaye ubukwe ukamenya ko kwambara agatimba hahandi abakobwa mu cyaro bambaraga uturabyo hano, ukamenya ko ari ibyo. Kandi ubwo muri Amerika bo bari baratangiye kugira agatimba, nta makuru cyangwa Kigali ho bafite ukundi kuntu babaho. Icyo gihe abantu societe yari yegeranye, ni ukuvuga ngo ikitaba kuri uwo musozi nta mwana wakimenya, nta mukuru wakimenya. Abantu bagahora no kuregretinga abo bantu, wazana ikidasanzwe bikaba ahubwo ari agashya. Yego, niko twari tubayeho. Ukamenya ko ibijumba bigeretse ku bishyimbo ari ryo ndyo ikomeye, hanyuma ibirayi bikarangishe, nta modoka irahagera, kugenda n'amaguru ari ibintu byacu. Ukagenda ukava mu birometero 30 ugiye kwiga primaire, ucunga ikiziga, urabyumva. Umuntu yapfa tukaba tuzi micro du village, ujya ku gasaza mutabare kwa kanaka bigenze bitya, ariyo communication. Ijwi ryaba ari gufi bagakubita akagoma, ariko yarivuga rikagera ku musozi umwe, kuri wa musozi nawe undi akavuga, message ikagera ku misozi 5. Yego, niba ari uguheka urwaye, niba ari umugore uri kunda, niba ari uwapfuye kujya gutabara. Nuko twabagaho. None pour le moment kuri no saha ukamenya ko nyine akanyamara ko kuri Noheli, cyangwa se ihene umushumba yayikubisi yavunitse itacyunzwe bakayibaga, cyangwa se inka yahirima ugahamagara abantu, nta munzane bagatera imihingo, nta mafaranga, nukuzana amasaka cyangwa ibishyimbo bakaguha inyama. Nubwo buzima twabagamo, nta busheri, nta alimentation, kandi ugasanga nta n'ibintu basepara byinshi. Imyizerere ukajya gusanga irasa cyane. Ubukwe, imihango, ubukwe, ukamenya ko niba hari ubukwe abatwereye bafite aho bicara n'ikibindi cyabo, abavumbyi bafite ukwabo, bafite n'ubafatira kugira ngo atagotomera cyane, adahindura ibondo. Nubwo buzima twiberagamo. None tukamenya ko kuri Noheli ibirayi byo mu masaka bikarangishije amamesa, birimo n'igitonore. Iyo niyo ndyo ikomeye cyane ya VIP n'akanyama kabisa. Biraje rero, birazamutse, telefone ziraza, uri Kigali agahamagara uri ibyumba, tangiye umuntu w'ibyumba akamenya uko Kigali yaramutse, bagasukanya kumva ijwi nirye, mwana wanjye uraho, ibintu nk'ibyo. None kuri no saha umwana w'imyaka 5 ari yicaye mu Rwanda, tuvuge wenda mu murenge wa Juru muri Bugesera, ariko afite touch y'ababyeyi, aravugana n'uri Canada pe. Muri Canada mu gati hano haramutse imbeho, umwana aze amwereka ahubwo, papa kutifubitse, ntuzi ko Canada hakonje. Umwana w'itatu azi Canada. Mu gihe ngiye nayimenye ngeze mu wa 5 dutangiye kwiga geography. So uko aramenya inkweto yasohotse uwo munsi zahambaga, arazimenya uko zikorwa, kuryoha we rusebye kubona umuntu uri kwirya akabona ukuntu yizihiwe uburyohe, ariko azi ko icyo kiribwa kiriho kabisa. Rero ngaho ibaze rero umwana uzihambaga, wowe ukamugaburira ikijumba kidahasi, azihambaga. Umugore ukamubwira ngo tera kanta, ariko azi ko saro i Miami hari saro idefiriza abagore bakishyura amadolari 500, umusatsi ugahinduka ukazanamo amabara n'ay'icyatsi n'ay'umuhondo yose akaza mu mutwe. Wowe uri kumubwira ngo nashyiremo kanta ihindura umuhondo gusa, ariko arabizi ko azi saro ya mbere ku isi, azaho nyakwigendera Winnie Houston isarajyamo, azi aho wa mundi Celine Dion, azaho Cristiano Ronaldo yogosheshereza. Uko nguru uti icara ikara
baguharambure n'urwembe ariko arabizi azi ko Cristiano Ronaldo ari kubona bari kumushyiraho umucongo utarigeze ubibona wowe ukamuha urwembe iyo si nyonga yes isi yibifatika uri kumwe n'ababyeyi bari kukubwira ngo yogosheshe urwembe ariko iyo bidafatika uzaho Ronaldo yiyogosheshereza uzi inkweto yambara igiciro cyayo we bari kukubwira ngo ambara boda uri kumva yego nabyumvise urakina karere ariko uzi ko Jabulani iriho n'ubwiza bwayo iyo si yibidafatika rero irimo iraruta yibifatika ariyo mpamvu iyo nama icyo byari bigamije no kuvuga ngo ese hakorwa iki kugira ngo abantu dukurikirane abantu muri yasi yibidafatika bataducika cyangwa tukayoba icyo cyari ikibazo hanyuma rero ubwo icyo nashaka kugushaho rero byarangiye bite byarangiye n'icyari pano gihindutse ibindi twari dufite pano iriho Professor Tarsisi ariho Rushinga Bigwi hariho Mugisha wa RMC amaze gupresenta ingaruka za social media iyo nabonyemo cyane cyane nijyanye na addiction nk'ubu n'iki kiganiro kuba cyaratinze abakurikira Karegeya Omar pano bamwe abampamagara abo duhura bakabimbaza nabicecekeye bakihangana ariko bamaze kumenyera ko nibura kabiri mu kwezi mbanagamo ni ukuvuga ngo cyiswe ko cyatinze kuko hari icyo bamenyereje yego nyine baramenyereye addiction hakabamo ikindi kintu cyo kuvuga ngo ni nka polarisation kuba barakasaga kundi ngo dore abakunda ibiryo nkanjye pe amacano yigisha guteka yewe abayizengurutse gisohoka bampereza abayikatisha kubera ko nagaragaje kubikunda wiyenteresa kubiri ikibazo rero muri iyo polarisation iyo wamenyereye kureba ibiganiro byo guteka ntabwo Arsenal ndayikunda ariko ntabwo bashobora kunsharinga ngo yatsinze kuko sinjye mbyiyeteresaho byumvira ku maradiyo bakanyizo babivuga kuri televiziyo ariko ntabwo isi yibidafatika nishobora kunsharinga match aya insharinga ibyo kurya guteka kubera ko ari byo wayeretse ko ugushishikaje iyo polarisation ndi kuyumvamo hari aho iguhombya kubera ko niba wikundira dizo showbiz indirimbo zasohotse nihatera indwara cyangwa akavuka urukingo rwa sida ntabyo bazaguha kubera iki niba ifite inyungu ntibaba bakibigoye kuko bamaze kugushyira mu gatebo ka bya bindi havutse indwara nshya habonetse urukingo habonetse umuganga mushya ayo makuru ntayo bazaga niba uri umunyeshuri wa kaminuza ukunda kudownloadinga amasomo vraiment cyangwa uri gukora research wenda ku bijyanye n'inda ziterwa abangavu bazabiguha ku isi yose ugire data ariko nawe zigera baguha ibyo batinganye ko utigeze wiyentereza niba ukunda ibyo batinganye bazabiguhata ntabwo bazigera kubwira uko cabinet zihinduka ku isi ibyo rero ni igihombo kuko harimo ibifite amazone niye niba utarenterese kuri environment ntabyo bazaguha ariko niba ukunda environment bazakubwira ati sebe yayuzuye Nyabarongo nanone ni polarisation tugomba kumva kubera ko baba batagetinga uko wiyenteresa kuri content kugezeho niba ndavuga menace ibibi byayo kuko ibibi byayo bituma iyo bamaze kugaragaza amakuru akwenteresa wowe iyo habonetse yakugirira akamaro ntayo bagwa ko bagushyize mu gatebo kabentereswa nibyo kabisa amazone yahiye niba utari muri environment ntabwo bazavuga ko amazone yahiye niba wikundira intambara ibya Gaza isaha ku yindi muri Gaza na Ukraine barabiguha barakubwira kabisa so rero niba wikundira ibyo kurya bazakwereka uburyo muri Kameruni bafima bafata bacumbetsa inyama kugira ngo ibikike neza bakwereka ukuntu muri Kongo barya isombe abahinde wibere muri ibyo ikifite akamaro ntuzakimenya ntabwo niba utarenterese ku bastari ntuzamenya niba ari arakeri yaburanye ntuzamenya niba wa mugabo wasomanye muri stade ninde perezida wa federasiyo ya futu muri Espagne ejo bamukatiye imyaka 2 ntabwo ibyo babiguha kuko utarenterese wasomye kapiteni mu kibuga aburana se babigusharinga batwara igikombe niba utarenterese kuri futu ntuzamenya ko uwo mugabo yakatiwe imyaka 2 y'igifungo nta nubwo gisubitse azira gusomana kubera ko utari so rero icyari inama yari igamije kuvuga ngo ni gute twakora tukamenya uburyo tumanaginga societe mu isi yibidafatika
rwaragiye rero twatashye nta mwanzuro kubera ko imaze kubwira pano RMC Mugisha yaramaze gupresenta izo mbogamizi yerekana naho abantu basigaye bakura amakuru n'amapurusantaje YouTube, Twitter, Instagram Tarisisi wa UR Mugisha RMC Rushinga RGB na Jackson social media ruburagica Jackson ni wari uhagarariye aba social media kuri pano. hari ikintu nshaka kukubaza kijyanye na regulation ukuvuga ngo kuko ndi kuvamo RMC RGB Jackson na kaminuza yigisha itangazamakuru. Kaminuza yari hari kubera ko muri curriculum bafite ziriho zigisha itangazamakuru ry'abantu bari ku isi bifatika. yaza hanze mu isi bidafatika akibura. Niyo mpamvu kaminuza yari hari nyine kugira ngo twungura ibitekerezo. Ubwo rero ndashaka rero sasa kwinjira ku kintu RGB iyo ibiyireba mbere na mbere yabivuzeho iki, kuko RGB ubwo igomba RGB nakubwiye ngo Rushinga rw'ibiri batubwiye ngo umuturage wacu ameze nk'imbwa yo kuri Noheli, ariko arangije aranavuga nk'umuntu uhagarariye leta aravuga ati nubwo turi kubyoroshya hari igihe bizagera leta nyine yigaragaze ko ari leta nyine ndabyumva. ariko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere sibyo mu gufata regulation mu miyoborere hagomba no kumenya ngo wabayobora uri kubafasha iki. byihorera ibyo nayingeze kuri Jackson. Reka manze mvuga ibyo Jackson yavuze. Jackson rwose umuhungu mwiza cyane nubwa mbere nemubonye ati mumbaore sindi umunyapolitike nibi bintu sibyo nize architecture atari ko ndabizi mbibamo. Avuga yirezeriva cyane ariko aravuga ati hari ibyo mudusaba ariko ntimuzi uko dukora. Agomeza bici ruhande avuga ati nturi umunyapolitike ndavuga nasha uramuri nkurikije ibiganiro byawe uramuri pe. Birangira pano ibyabaye pano Jackson ko yabaye diplomate avuga ati sindi n'umunyapolitike turabimwemeza biba ngombwa ko Theo ukwezi amuca mu ijambo atari kuri pano. Theo abaraje ariko kuki ubivuga ubikikira ati vugutya kuki mudusaba hari ibyo mushaka kudutegeka mutadubure ni ibyo ndashaka kubwira rero ati Jackson urabivuga nabisha Theogene ati niko Theo nawe ntabizi muradusaba obligation rights muduhariziye baratangira. Ngewe na Louise turi bashyashya kuri YouTube ntabwo twari tuzi ibibazo birimo, ntabwo twari tuzi ko AdSense zo mu Rwanda zitishyurwa, ntabwo tuzi ko u Rwanda rutari monetize, nta ad nta nazo tubona. Abahungu bamena umuceri bavuga ati ko mwirwa muducyurira views kuko ni nk'inyuro kuko igihe cyose burya Mugisha yavuze ijambo views nubwo icyo gihe bisobanuye ariko abavuga views bose views gutwika abari nko kuvuga ngo mwebwe mutunzwe n'iki se gushakisha abahungu. Theogene Manirakiza arabisobanura avuga ati ntabwo ari views izo mu Rwanda zahaba zitahaba. Nubona ikiganiro cyarebwe n'abantu 1000 niba harimo 900 bo mu Rwanda ubwijana n'iryo ryishyura 900 bibimfabusa kubera iki mwebwe leta muravuga iki niba abaturage bo mu Rwanda ureba ikiganiro kuri YouTube bo mu Rwanda atishyura umu YouTuber muramushakaho iki? Icyambere company ye YouTube ntiyandikiwe mu Rwanda kuko u Rwanda utari monetize. Icya kabiri umunyarwanda urebye ntacyo yinjiriza mu YouTuber. None mwebwe murashaka kwempoza iki? Mwatanze iki? Sicyo kibazo bashaka rwose. Voilà. Bavuga ibyo AdSense zo mu Rwanda zitishyurirwa kuba mu Rwanda hatari intuza hatari monetization kandi ibihugu bya Kenya bya Uganda byo bibifite. Hanyuma Theogene harakandi yavuze ntarabasha kumva ndagira ngo nkavuge bisanzwe avuga ati niba mu mategeko yacu batazi ko cano yibwa aturajya kurega umuntu ngo banyibiye cano ngwe nkureze ngo wari wayitaye wari wayibitse hehe yayibye ati wayirangaranya ati niba utazi ko cano yakwibwa uzaburanisha urubanza urwo rubanza ntuzemera icyo kirego ntikizakirwa bazavuga ati cano ntiyibika utazi n'agaciro kayo n'uburyo yibika yibwe ati wafunguye indi se utazi
bayikwibye bate ni ukuvuga ngo bayikwibye bate wayirangaranye wari witwaye mu mufuka yari hehe batanga ibimenyetso by'uko yibwe ati niba utabasha guca urwo rubanza ikirego utacyemera hanyuma ukavuga ngo nimugire mutya mwebwe muraduha iki baba open Louise we ati sinari nabizi ati ibyo ni ibiki ibyo mu Rwanda ati ngiye mbona amafaranga ati ntabwo narinzi ati ikibazo mufite ni iki aba youtubers ati bamwe ati uretse uri muraza Joseph umuryango ahubwo ati ariko twongere tugaruke no ku bindi niba mwebwe inzego za leta muvugira abaturage bikaba bigaragara kumwe yavugaga cyagiye turi muri Serena avuga ati umuntu yaje kwamamaza ntabwo akubaza press card akubaza audience imibare followers aravuga ati se mwebwe mushinzwe abaturage niba yatanze urugero rw'inkoko za nkoko zerera iminsi 45 koroyiro ati niba inkoko bayiha ibiryo ikamara iminsi 45 ikaribwa ibyo biryo ihuye nabyo ati rero niba abaturage konsoma mainstream content y'amaradiyo y'amateleviziyo asanzwe y'iminara ati hakaboneka n'abandi bakonsoma ibya YouTube ubwo niba yagereranyije nka za nkoko nubwo batarizo niba content ya social media ikonsomwa n'abaturage ubwo nuvuga ngo wasanga ariyo bakeneye niko yababwiye niba rero ariyo bakeneye wenda haba gukurikirana ariko ntibimwe ibyo biryo niba ari byo bitunga za nkoko zigakura neza niba ariyo bakeneye rubura gica urumva habayemo ikibazo byahise bigaruka kuri za nama ebyiri zabanje iya Nyarutarama niyo muri Serena ubona ko abaregulators niko navuga inzego zidashaka kuba zabyinjiramo ngo zikata gakundi kuko urumva ushize mu nama turi mu nama muri Sainte Famille tuvuga ku itangazamakuru twavuga ko abanyamakuru bazashyirwamo ibyiciro umutangizi umwamateri ugeze hagati na siniya yego avuga ati n'aba youtuberi bashobora gucibwamo ibyiciro bakavuga bati dore aba youtuberi basiniya bakwigisha abandi bafatirwaho intangarugero kuko ntabwo YouTube zose ziba zifite content igoreka yego uribuka muri Serena batanga urugero rwa Dashim nanjye hari abandi nzi bakora bafite uducontent two guteka abafite content zo kubaka ingo neza afite content zo kurwanya indwara ariko baregulators no gusesengura ngomba nanga kwivuga ariko ababishinzwe ntago bashaka ngo ibyo byiciro bimenyekane none bavuga bati dore abangaba nta kibazo byarakunze nabacu turi kumwe bagere hagati bavuga ati abangaba baracyataguza tuba tware gake bavuga ngo aba rero ni inzaduka dushyireho umukazo bigishwe indangagaciro ariko bose tugume muri wa mujyo tuzirikana ko turi gukorera mu isi y'ibidafatika kandi content creation iratunga abantu batunzwe na YouTube. Jackson hari ikiganiro yahise akorana na Theogene harimo avuga ko mu Rwanda baregretinze bemeye u Rwanda rukabamonetize azi zo mu Rwanda zikabarwa avuga ko YouTube yajya yinjiza amafaranga arusha ayo mu nganda umusoro wava muri YouTube waburutu uva mu nganda ziri mu Rwanda kuko ni zingahe YouTube zikubyishura 10 inganda kuri experience nkiye ntago wabyemeza kugira ngo ngusubize iyo umbaza uti ubona ari iyihe mpamvu u Rwanda ibyo bintu rubigendamo biguru ntege dore impamvu ikomeye batavuga impamvu ikomeye batavuga ituma adi izo mu Rwanda zitagira impamvu ikomeye batavuga ya mbere ni yuko YouTube yinjije niba aba YouTubers bashobora kwinjiza ibihumbi 3 by'amadolari yo hanze gusa hatarimo mu Rwanda bikavuga ngo ushizemo niyo mu Rwanda byakubita mu bihumbi 10 by'amadolari impungenge ya mbere leta yabura abakozi
burasabye wamuha akarere ka Kamonyi ngo akayobora akabyemera sinabihamye wese waguha umurenge wa Gisozi bira wawufata na wumvunye kabisa icyo ntabwo bakivuga kuko YouTube ni source y'amafaranga byatuma umuntu wese arangiza kaminuza ashinga cano cyangwa ukayishinga ukirangiza imanite meme n'umwana n'uwa primaire yayishinga cyane ushinze cano ukiri segonderi warangiza kaminuza ukubye kabiri ayo minisitiri ahembwa uri kunyumva kandi dufite abantu bari content nimvuga amazina birangora ariko wenda nka wa wundi wavuga gatagatsiko kamabandi biriya bivugira kuri cano uza amafaranga ari kubona ubwenge buza ubwenge uriya cano ye yamuhemba inshuro 3 zayo yahembwaga muri leta uti wa mukono udasanzwe igisambo uriya ashinze cano wamukira umwese so nukuvuga ngo menace ya mbere u Rwanda rwemeye ko YouTube zinjiza abakozi babura none se ngereka nkwereka impamvu nta mwarimu waboneka nta gitifu w'akagari nta gitifu bagitifu umurenge hajya badashoboye none se kane mbese reka nkwereka erega n'abaganga aho kujya kurara izamu ibyo yize yabicisha kuri cana akabona umushahara urutu wahembwa mu bitaro hari icyo kirahari izo munye nta urazidekaranje n'ibyo nkeka ariko nizo zikaze cyane umuntu wamugira ministre uzamuhemba miliyoni 5 cano ye imuhemba $10,000 none se kangwe nk'urugero imibare igaragaza ko muri miliyoni 200 z'abaturage ba Brazil miliyoni 100 batunzwe na social media yego ubwo byatuma muri Brazil habamo kubura abakozi haba ibura ry'abakozi kuko 1/2 gitunga na social media kimwe cya kabiri ahubwo nukubanza ukareba niba sabo ngabo 100 ari les élites nuvuga ngo abasigaye bose mbese abadashoboye nibo bajya muri ya mirimo none se niwe umudogiteri wagize grande distinction ari we ufite bamwafekise mu bitaro bya Mugonero akavuga ati ninakure ni no mu cyaro nzigumira kuri cano yanjye ayo bakampaye amaye Mugonero $1,000 hano kuri cano ndakoresha bingaye nta boss ngira umbwira ngo ko wakerewe urabyumva icyo ni kimwe hari umu editor ndibuze kukubwira wari ukaze cyane muri mainstream ariko byanze kubera arigendera kubera YouTube vara ndaza kumukubwira yewe barahari bagiye bava ku radio so icyo ni kimwe mu mpungenge leta byayisaba kugenda bigura intege ariko nanone ikongera igashyira ku munzani niba YouTube social media na za Instagram na za TikTok ibintu nk'ibyo byose bishobora byemeye byakwinjiza amafaranga ruta ay'inganda zinjiza byaba bivuze ngo one ikaburya nuko leta itajya yidekarara ngo inabyemera abashomeri abantu bari kuri YouTube leta yari kubashyira he bari kubona akazi kuri mainstream wa mainstream uzukumeze basi fata abanyamakuru bose bashyire muri mainstream abasigaye se ko kuri YouTube kuri wabona yubahembye se none se nyine wabona yubahembye uraza ubabwira za 300 cano ninde wayakubwira yo aruzi yavuga abapiyara banza abapiyara yamwitangaza kuri byo 300 abayahembwa ni bake cyane ndi muri bake bayageza ndi muri bake bayageza noneho awucima so noneho icyambere abo bantu bagomba kuba bari mu batezi ibibazo basaba akazi babonye occupation kuba wagira uburyo uvuga uti ese byakorwa bite wakwinjiramo ute recommandation ese ntabwo bashyiraho editorial team ya za YouTube kumwe twavuze ngo ibyiciro tukavuga ngo abe abatangizi tubakorere team editing ibyabo abari hagati tubashakire team editing ibyabo abasini voilà ariko murambivuga ababishinzwe impamvu batinya kubikora nuko bagira ngo bahore bakubitira abantu mu kadeyi donc isi yose ibone ko aba YouTuber bose ari bamwe kubigeneraliza kandi harimo ababarusha ubwenge kure kubigeneraliza rwose ntuza Theogene yashatse no kubirakarira amabwira mugisha ariko mugisha ni gute waregizating ibintu nawe utazi ati urabara views ati views nta kivuze ati babara kuba watch time nanjye iyo ntayo nzinge na Ruize ntabyo tuzi ati barareba ngo wayirebye igihe kingana iki wagize gute ati rya mibare nta kivuze ati ariko ushizwe kuregulatinga nawe ibintu utazi
so abaregulatinga rero impamvu badashaka kugira ngo babishyireho umucyo nk'uko tuba tubivuga nuko icyambere ari ukuvuga ngo abayutuberi bose bajye mu gatebo kamwe byitwe ko ari imirimo y'ababuze ibindi bakora kandi ntibazi ko hari yindi bagiye bakora banakora neza kurusha abayirimo. Ukanibuka ko tugeze mu isi umuntu atazatungwa no guhinga no gushinga butike. C'est ça niya yindi ibidafatika nuko ruragigira Theogene abamariraho mugisha buri cyavuga mugisha buri cyavuga ariko abandi bose iyo proposal yo kuvuga ngo kubacamo kategori niyo zaba kategori 10 papa kategori 10 birashoboka cyane banabigisha ko na YouTube yigirira regreta ivuga ngo content ishobora kwangiza abana. YouTube ntituma umwana andaye tina yifungura kandi nawe uyizanye yangiza abana bakaguha ibihano. Ntago bazi ko YouTube ihana, Google ihana. Ibyo byose ni ibintu bagiye duhana amakuru. Social media zose zigira community and guidelines. Voilà. Kuko rero abantu tuba dusavinga na abantu nyabana. Icyo nzi cyo muri make management ya YouTube irimo utuntu duhishahishe kubera ko kuri batakuvuga uko kwakabaye. Icya kabiri nagashyarerega ariko urabona nishaza ibaze wirangirije wiboneye azero yawe ukaza nta muboss nta geroneri wanditse nta mukubwira ngo tera igikumwe watashye sangahe nta demande d'explication uhise wigira kuri YouTube yawe iraguha $3 kabaho wa wundi babaza ngo dore ngo cyatinze hehe arahemba $1,000 wowe ufite bitatu byawe uryabira igihe ushakiye saa sita siesta ugakora saa 2 z'ijoro wa wundi we nagatuna mwene noneho baranyica atuma badutera noneho no niko kuri babatera gute se bazaguhera hese niba channel yawe itari enregistré mu Rwanda niba nta munyarwanda ukureba ngo bazaguhamagaza bakugira inama ariko akantu wibuke anyura kuri banki nyarwanda banki zo mu Rwanda hanyuma se ntabuzi se bajya kubikuza i Bugande ndabazi koko ndabibutse banki z'inyarusha icyo nzi cyo ahubwo nyinshi banki zibinyuraho nyinshi ni zifite amamuko mu mahanga urabyibuka nabyo icyo si ikibazo ntabwo ari ugukwepa ikibazo bagombye kwicara abantu bakavuga ngo tubigige gute ukamenya ngo dore YouTube izubaka ni izi ngizi iziri mu murongo wo kubaka ni izi ngizi iziri hafi yo gutana ni izi ngizi noneho hakaba n'ingamba zivuga ngo abangaba bakeneye ntabwo ibyo byose inama Karegeya cyangwa Joseph bakeneye from RGB cyangwa RMC ntabwo ari zo Karara akeneye ntabwo ari zo Brian akeneye ntabwo zisa n'iza Firdaus nizo ha Firdaus abekoma Firdaus we biranarenze cyangwa ndimbati urabyumva bagize kuba ari bashya bagize na ntuza na urumva case zabo nibindi kuko bavangamo urumva bo bakora content ahanini zisa naho zibareba kandi muri media professionnel ukorera audience ntukorera ntabwo wivuga sibyo se wabonye ko ariyo mpamvu nkunda kubigendamo gakeya ari uwagiza atya wagiye ubona kubikura audience kubikura muri persone bwara ariko abandi akaza twagize gutya urumva so hari ukamenya ngo urabakategorize ibyo ntabwo byananiranye hari urwego rubisabye abamwe bafasha abandi abasiniya bakafasha abandi cyangwa se dore channel igitangira umutangizi wayo ucaha ugacaha gendera kuri kanaka ariko nibashaka kwerekana ngo dore dufite channel zihagaze neza zikora neza dore izicumbagira dore izo kurandata zishobora gutana iyo categorization irabananira babuze iki aho rero no nkunda kuvuga kantu kabisa kaba gakoze voilà kaba gakoze kuko none se nk'ubu hari abantu bari mu Rwanda bafite amacani Burundi cyane bari mu Rwanda bazifite i Bugande cyane hari n'abajya guhemberwa i Bugande hanyuma rero ubwo se urumva byibuze ushyizemo ako kantu ko gukategoriza icya kabiri wamenya aho bariza ibintu icya kabiri mu Rwanda icyo gihe harimo n'icyo twitaga information media and information literacy MIL nayo twayivuze ese nubwo tuvuga ngo literacy y'abanyarwanda ihagaze gute ese leta u Rwanda rw'ubwarwo media literate
iyo uhereye ku buryo access to information iba applique mu gihugu amakuru aboneka gute ese kuki abantu bihigira content aho ziri turi kuhaca umuntu arinda ajya kuvuga ngo avuga ngo n'urugero wenda akaba yavuga ati umuravumba uvura diare RBC na Minisante n'abaganga batanze amakuru yuko iyi ndwara umuravumba uvura cyangwa imiti ya diare iteye gutya bafite uwo muntu ubikora oya babitanze ngo tubitangaze nuvuga ngo abantu bo kuri social media n'abantu bafashe iya mbere mu kuba bakazitunga hanyuma noneho editing ikaba muri we ndani arahitamo content ashaka babyumva kandi ayitwara uko ashaka pa raporo y'ubumenyi afite badashimu bagasomana ba mwanafunzi nanjye nkumva nkagehera no mu byo nabayemo abandi bakahera ku byo ku buzima bwite bwabo ibyo byose ni ukuvuga ngo tumeze nka wa muntu uribuka bavugurura itegeko Maître Vode avuga ati itegeko ryacu rimeze nko gutakaza igiceri cya 5 muri Nyungwe umuntu wese arishakisha ariko urishakisha aho wiboneye hakazamo akantu agashyari nikabura abantu benshi kurwanya ngo buriya donc abayutuberi bafashwe giye buriya amahirwe ngira jusqu'à nouvel ordre kuseka kugeza bitarahinduka ngewe ndi hombi urabyibuka narabivuze cyagiye muri conference nabajije ikibazo cy'uwo muri icyambere ngiye kukibaza nk'umunyamakuru professionnel wa radio na televiziyo 10 hanyuma icya kabiri givuga kibaza nk'umuntu nk'umusesenguzi kuri social media urabyumva ngenda cyari hagati na hagati ngenda ihombi birafasha ngenda ihombi iyo mvuze ngo jusqu'à nouvel ordre nuvuga ngo isa n'isaha byahinduka hamwe nkahava cyangwa nkaguma hamwe iyo ono seja ariko byanze bikunze abantu bakora kuri social media icyambere abafite intention yo gusenya cyangwa kuyobya ni bake benshi bafite intention yo kubaka uranyumva ahubwo content ntayo babona inzego zose zibaye zitanga content ifatika izimiyoborere Minaroke Minisante Ministeri ya Environnement ikavuga ibiza bifata gutya amanenge kateye gutya abantu umujyi wa Kigali utarangara cya Minaroke ntago ntuza abanya ari kuba content amakuru bayakuraga he afatika abantu rero bagenda bakideburuya hazamo amafaranga nibutsa abantu ko aba bantu bose baza muri social media bafite intention ya mbere ni ugufasha rubanda kandi babuze mainstream media ntishobora kwambusha abantu bose igira na criteria ngibyo ibipapuro wiza ngahe aho kugira ngo bakubaze ngo ushoboye iki waba udafite igipapuro niba wararangije license ntudefande niba waragarukiye mu wa gatanu cyangwa utarasushije ngo ukore exeta aho naho wigaragaza kandi barimo bashoboye abo bantu bari deburuye babasha kwibeshaho kandi muri content zabo ntabwo ariko zose hari icyo zangiza ku Banyarwanda ikibura no kubaha umurongo so rero ngayo nuko bihagaze akantu ko kunganisha nkuko uvuze uti bakavuga ati abasiniya naba bakamenya ngo babasavinga ibi ku buryo bungana kuko impamvu bivuze muri mainstream ubona ko uburyo ibitangazamakuru privé n'icya leta bishobora kujya kunganya mu accessinga kubona amakuru ariko kuri social media hari ukuntu bitajya bingana nabwo si cyane nuko bitangiye guhinduka ntabwo byuka se ari umunsi bajya gavuga mu itangazamakuru niraza kubera ko ngo RB itaraza hari n'abagifite iyo myumvire bavuga ngo RB idahari ngo ntabwo nibyo puro mu mare nibyo Joseph yavugaga ati se barareba reba abantu hari social nicyo kibazo urumva ari amakuru ava muri leta ari amafaranga ya advert ava muri leta no mu bigo bikomakomeye ubu ngiye ntabwo nakabaye namamaza ikaropuraza gusa hari ibigo biyirenze ariko bitaza kubera ko bifata Karegeya Omar pano kakantu karaho kandi ntibazi ukariho barareba amazina kurusha kureba ngo akurikirwa n'abantu bangana iki iyo myumvire nidahinduka rero ufite igikorwa gifatika ariko ngo kubera ko ngo utemera social media ukakajyana muri mainstream itagira envergure itagira audience ugasanga message yawe ibaye nko kugosorera mu rucaca ibaye nka cya giceri unaze muri Nyungwe hagomba guhinduka imyumvire ejo bundi hari umuntu twari kumwe ndabwira ariko ubusubudi ntagiye muduha amakuru n'amafaranga
amakuru n'amafaranga wampaye amakuru nanga kuyatangaza wampaye amafaranga ndayanga kuki wiboruna kuvuga ngo bitari iki kigo giteye gutya rero ni ikibazo ifoko imyumvire ihinduka mu buryo bwombi twamamariza ibigo by'abikorera biringaniye kubera iki hari n'ibikomeye biba bishaka kuba byakamamaje iwacu rimwe na rimwe bikagira ubwoba bikabanza kureba rya jisho rya warupyisiri nagana nanjye binakubwiye so rero urumva ibyo dukoma urusyo dukoma n'ingasi wizana obligation udatanga rights aho niho rwose nanjye njyana dore amatora agiye kugera ubu uzasanga amashyaka byose ajya muri mainstream ariho ajya gutanga amafaranga precise hanyuma rero wa YouTube najya kwanariza uko mwagenze cyangwa uko bapakuruye imodoka ya Green Party twahageze sound irabura iyo nkuru yo kuba Green Party barayipakuruye igeze ingoma muri bus nta mainstream media yayikora uri kunyumva kandi urumva ni inkuru so rero ibe birageze ibigo bya leta ibikeneye birahari ibikeneye amafaranga amabanke ibigo bya telecommunication ibigega inganda zikomeye ibigo bikomeye byagombye gutinyuka iyi industry nabyo bikayijyamo cyane cyane ko yo irenga imipaka uri kunyumva ikorera mu isi ibidafatika wowe urabona umuntu ku munsi yarebwe n'ibihumbi 100 yego gitifu yatubije inama haza bangahe ibihumbi 100 ukabikereza afite ababone miliyoni ni mainstream ifite abantu so bisaba rero ngo reka duhurize hamwe abafite amakuru abafite amafaranga abafite imbaraga power zo kuba bafyonda ariko icyo nzi cyo kuri YouTube kubera kwita idafite adresse mu Rwanda ubwo nuvuga ngo birabuye hari abajya gukorera wa mugani Burundi hari abajya gukorera Bugande nabwo nta nyungu zabirimo icya kabiri yaba YouTube babonye amafaranga umuyutuberi mwayene yaba YouTuberi babaye binjiza $3,000 by'amadolari dufata aba YouTuberi 100 binjiza 3 ayo sama na amafaranga aza hano muri community barahahira mu maduka mu alimentation baragura ibibanza baragura abasima ya simerwa baragura amarangi ya Ikaro Plaza barangaje aba engineer bo kubaka banyandwi matsi baragura imyenda muri kwa Vivensi izibayi bajyaho kwa Yanze sibamere neza bagura imodoka bangaje abashoferi bize kwa mwarimu Keremba ibyo ayo se amafaranga aguma mu gihugu abazenguruka ikibazo dore aho ruzingiye nuko abitwa ko babishinzwe ntago babiripoting uko byakabaye cyangwa se bakwepa ikibazo ongeraho gutuma imiryango yabo imiryango yabo bakazamura level umwana yigagamo aho kugira ngo abe yiga muri ya primaire bishyura $50,000 ukamuzamura kuko ko wahembwa gafatika ukamujyana muri cya kigo cyishyura 3 ku kwezi icyo kigo se ni icyase si icyabo none abantu nibabwizanye ukuri ku bintu bijyanye na social media bagabanya amashyari flexibility bagabanya amashyari kumva ngo amafaranga yo ku YouTube aboneka mu buryo bworoshye ariko ntabwo riba bworoshye ikibamo nuko utagira supervisor uguhoza ku ruto nuko donc mainstream YouTube zikora amasaha 28 uri supervisor ariko nawe ntuva mu kazi kandi wa wundi ubishinzwe we atonda saa 3 agataha saa 11 ko jewe na saa 6 buriya uteye kamera ndambara nka nturara utegura se ahubwo se ndaryama na saa 9 yo nicuye ntangira waza gutera imetero ku busasi ibyo rero abantu nicyo gikenewe ko abantu bahana amakuru afatika yuko ibintu bikora kandi abantu bagabanye ntuza rwose sino ntaho wayikwepera social media isi y'ibidafatika tuyirimo twamaze kuyigeramo ubwo rero navuze kuri RGB ko numvise ko hari n'uburyo wenda buri gutekerezwa bwo kujya habaho gusora kw'abakoresha social media ariko urumva ariko ntiwasorera ikigo kitakwarojisiye igihugu dafitemo registration se cyagusoresha gute ni ibihombo okay so amakaro meza ni ku Ikaro Plaza basigaye bafite n'ayitwa Crown Crane bakagira gypsum bakagira amarangi meza avanze neza mu mashini kandi bakagutwaza rero muhagane muhamagare kuri 0783
250 dukomeze rero dukomeze iyi ngingo ya social media uretse gatoya mbere yuko ntabwo uranyumva reka gisohokemo gutya yego gisohokemo gutya n'ubundi wenda birasa nk'ibihura social media yo iraza ndashaka kuza kubihuza na case ya Jean Paul nkundi neza nawe wibuke ko yari umunyamakuru usanzwe wiyandikira nta kibazo kurikirana imanza zo mu nkiko ageze muri social media bihindura isura harimo cya kintu cyo gufata abantu intention urumva ubwo mpamya ko cyangwa ntekereza ko mu byatumye Jean Paul akora biriya harimo n'icyo kintu cyo kuvuga ati mutaripfana ndavuga abantu bakankurikira ndikorera nta edita nta yes ibyo urumva nyine nawe yari yaje muri no industry by the way mbere acyandika ku museke no kuri zayigiye na bwiza nayigiye ariko ngira ngo abere uko aho igihe yari yarakivuye ariko ayandikira umuseke na bwiza hari ikibazo cyari gihari ko social media icya kabiri iyo tuganira n'abantu ubanza ukareba nyine umuntu content creator azi icyo abamukurikira bakunda azi icyo kandi kugira kuba afite abamukurikira benshi niko kunguka ko ntago wamweditinga ntago wamuha umurongo nta wundi nta kindi umumariye ese akoze mu murongo wawe arunguka iki n'urugero kuko ni nko gufata erega n'amaradiyo privé nuko yavutse my dear radio TV10 since 2004 radio DC kuva 2004 ivuka ku gitekerezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika nawe nuko yabonaga ikigo cy'itangazamakuru kimwe cya leta kitamufasha kugera ku ntego kuko rimwe na rimwe niba ari ukugenda uvuga ngo amafaranga aramanuka nk'ibitonyanga uwo muntu aho kugira ngo agufashe kugera ku ntego yahora kwereka ko wazigezeho ntazakwereka ko gira inka yariwe ntazakwereka ko VUP bakora imihanda nabi ntazakwereka ko ibyiciro by'ubudehe bizana ikindi kintu kimeze nk'ivangura umukuru w'igihugu agezaho areba Sibo wa Teledisi agatari ko mwakoze igitangazamakuru cyigenga kigacarenjinga icya leta kuko icya leta kijyaho umuyobozi akeretse mu gihe cyigenga ahubwo cyo kijyaho umuyobozi atigeze areba wabyumvise aho bitandukanira iyo TV10 igiye ikajya ku mugezi wa Rubyiru wuzuye umunyamakuru akamuheka ku mugongo ntabwo uw'ikigo cya leta atabonye Vigo ahubwo uw'ikigo cya leta ajyaho buje ikiraro yego nyine ajyaho cyuzuye ariko aho cyatwawe n'amazi reka do aho imvubu yari y'umuntu reka aho imvubu yishe umuntu mu Bugarama ntabwo ikigo cya leta cyahagera niyo mpamvu umukuru w'igihugu yabwiye wa Teledis atari ko mwagerageje mugashyiraho ibitangazamakuru byigenga ubwo rero aho bigeze nyuma ya mainstream ni no guha agaciro bya social media bikagira umurongo kuko mbere urumva n'ibitangazamakuru byigenga batangiye kujya babyikeka ndibuka umuntu nubwo yari umuvandimwe wanjye wayoboraga wari ufite umurenge wa Ngoma hano muri Rurindo yabwiye abaturage hagiye y'umunyamakuru wa DC Umuhire Valente arababwira ngo kukimuha amakuru mujye muyaha RBA gusa no mu cyunamo cy'umwaka wa 2020 hari umuntu rwose w'ibirokoro nawe babivugiye mu kiganiro avuga ngo abanyamakuru bataraba RBA ntibakabaha amakuru uribuka meya mushuti wanjye Frederic yari meya wa Rusizi abwira abaturage ati nimugaha abanyamakuru amakuru urumva iyo ni imyumvire ubwo rero niba twaravuye ku kitangazamakuru kimwe cya leta hakavuka ibyigenga bya mainstream kuri no saha haje abandi kitwa social media gikorera cyane ku isi bidafatika nacyo rero kigomba guhabwa uko habonetse ko kuba habaho igitangazamakuru cyigenga byagira icyo bifasha igihugu niyo mpamvu no kuba social media itangiye kugira imbaraga igomba guhabwa umurongo nayo igafasha muri kwa kubaka igihugu mu isi bidafatika yego nari ngihuje na case ya Jean Paul cyane by'umwihariko kubera ko we bifite aho bihuriye cyane muri cya kintu kijyanye no kuba umunyamakuru ashobora no kunyoterwa no gutangaza amakuru akaba yavuga natavugika yego voilà
urakoze cyane eh atavugika jitema nkunda kubivuga nejo bundi hari umuntu twari kumwe ndabimubwira nkunda kuvuga ngo wowe uvuga urinde urabwira abandi uravuga ryari uravugira hehe Jean Paul afite amakuru menshi ariko hari nashaka kuvuga adakenewe dufate nk'iyi saga ya Miss Rwanda ejo hari umuntu wabimbajije mu kiganiro saga ya Miss Rwanda kuba kajori tari Prince Kid na Jean Paul nuko muri iriya myaka yose Miss Rwanda yabayeho nuko arizo infraction zabereyemo ari izo ngizo zonyine niba bavugamo kugurisha abakobwa gutanga amapasi nuvuga ngo ibyo Prince Kid niba ari umukobwa watanzwe pasi arengeje 18 ni majeri nawe bwa yakabibajwe niba yaratanzweho pasi ntavuge ari uwamutanzeho pasi yakabibajijwe ari uwarebereye kuko mu bintu bijyanye n'amakosa n'ibyaha tureba ngo responsabilité rôle na imputabilité ninde responsable wabikoze uwagurishije uwatanze pasi ni responsable uwabigizemo uruhare uwatanzweho pasi imputabilité ministère Miss Rwanda ni projet ya ministère iyo ministère hari igihe itigeze iyoborwa ko nta muntu wa ministère twigeze twumva abazwa ibyo muri Miss Rwanda ahubwo ministère ahubwo se siyoreza abantu muri bootcamp ibyaberagamo se yabagiri hehe nyine iyo se ntabwo yagomba gusupervisa imputabilité byose byakagiye kuri ministère abantu bari muri ministère niwo imputable bamakosa abereye muri Miss Rwanda ariko turabona bakabashijwe kurebera nibo bakabibajijwe nyine iyo ibintu bibaye ari wowe top leader ntabwo wabonye kibiriga atapa imashini ko yaragiye kuzira yasimbuye ca abacu mu mwanya abanyu mu mwanya w'abacu ko yabibajijwe kibiriga aratapa kuri mashini dogiteri atapa kuri mashini abasekretari afite wababara ko ari we wari ugiye kubizira hanyuma se finali ko yahitanye uriya mugore wabaga muri rika uriya mugore wabaga muri rika we arandika se imputabilité niwe wari ukuriye njyanama niba ari amakosa aturutse kuri njyanama nuko nkuko kibiriga ashobora kuzira ayo wanditse ya mu mwanya wa ca iyo niyo imputabilité biriya Prince Kid ari kuzira byakabaye bibazwa abakozi ba ministeri y'umuco niko bimeze bari he iyo myaka yose abantu bakajya ku radio twafasha abana bacu tubareresha ibirura ibyo birura ubikurikirana ninde wishyura amafaranga wishyuraga hadiya yitwaga backup what Rwanda ninde wayihaga sheke yayihaga sheke yakoze iki ibyo bintu bikamara umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ariko yakuraga mu batera nkunga ariko igikorwa gikurira na ministeri go ahead ibyo rero okay jya ku yindi ngingo kansoze ndabona kameramani yarambi kansoze ubwo nje ku kintu kijyanye nabonye mu minsi ishize tujye tunasoreza no mu myidagaduro abantu babazi ko ngo utajya widagadura kandi ngewe byinjiza mukajya no mu bitaramo waruhuka utidagadura utakoze ka siporo se wagiye uzi ko Kayirebwa ari bukuririmbire sha vraiment igitaramo cya Kayirebwa vraiment nakigiyemo n'abana banjye mpurirayo n'abashuti banjye benshi n'abari bacyorganije harimo abo tuziranye benshi cyane benshi pe abafana abo dukorana abo dukora bimwe ni benshi wasanze isi yawe hari nko kwisanga kandi abantu bari bakitabiriye cyane ariko intention ya mbere twese twari tuzi ko Kayirebwa ari bucuranga kumbe twumvise igitaramo cyitwaga gushimira Kayirebwa barusakara bacyorganije niko bari bakisi kumushimira rero ntago byarimo kumukoresha nitwe twasomye message nabi nkiko umugabo witwa Nkiko Jire wari mu organisateur avati se none bizabisesengura guki ni buriya ndimo ndareba aho bigana ati se nkwicaza imbere ubikurikirane neza niho ya ni ntago nicara kure y'abana banjye nabazanye kandi ntago aho nicaye niho nshaka nabone imetero ndatera haje abavangaye urabazi abantu bavanga amadosi hari abantu batangiye kuri gate nabonaga ba Dolphe yes nuko hari abo twita abavangayi rero urumva ngewe sinicaraga abavanga nyine nanze kubita abavangayi ntago nabita baruvuyanga ntago nabita barwivanga ntabavangaga abantu bashaka kwinjira batishyuye ngo ni barunaka bavanzemo n'uruyama ntago ari amazina ntago nari mbaza ariko nasanze ba Dolphe ari kugigana nabo ku muryango bakahamagara ngo nikana kutwohereje Dolphe ati barakubeshe hari bonsi ngana gutyo yari escortinza Dolphe ati beshe se winjire sha bageze aho bava kwizima
urumva ngewe sinaricaye hamwe nubwo nari nicara nari kumwe n'abana ariko buri kanya nabaga ndeba utuntu dushyashya suza umugabo witwa padiri bakunda kwita padiri witwa Karaveri yanaturirimbiye neza no umucuruzi nawe twaherukanaga kera nahuriyemo n'abantu benshi mvuze amazina bwakwira bugake abavanga abaje kwivanga rero birangira bishyuye hanyuma Kayirebwa ntabwo yaririmbye ariko Makanyaga nitwishimira Makanyaga yafashe agatege nta kigendera ku mbago uribuka twakigira president wa Republika muri convention ko Makanyaga yaje ya weekend ishize twari twahuriye mu bukwe ahantu mbona so Makanyaga yakoze umuti na bakanguru sinamuherukaga kanguru muheruka aririmba muri bande y'abaskuti muri 2004 ndi komiseri aho yacurangiraga ndahinjira ati komiseri yaje nawe yarashaje 20 years ago nawe ego ko ubwo Kayirebwa yaririmbye indirimbo imwe nabwo kuri mikoro nta gucuranga yego ya yindi yafunguraga radio Muhabura abantu bari bari aho bose ntibigeze bumva radio Muhabura nkatwe urumva impamvu twari benshi rero muri generation nuko nka Kayirebwa content ya Kayirebwa igice kinini hejuru ya 75% kizwi n'abantu bo muri generation yanjye kuko nyuma usibye ya bande yigeze kuvuga ngo si ya indingo iwacu ni Nyarugenge izo nizo za nyuma izabanje nizo nyinshi rero yashyizemo rero iriya sinzi nibuko yitwa yatangizaga radio Muhabura iri ni ijwi rihabura harya ariko bavugaga radio Muhabura ijwi rihabura abantu benshi baraho abantu bari munsi y'imyaka 30 ntago bazi ibyo ariko harya radio Muhabura nyuma ya 94 yongeye gukora ko bwavuga ari byaragiye bite iyo rero niyo yaririmbye abantu benshi ntago bayizi abakiri batoya ntago babizi ariko higanjemo abantu bazanywe n'urukumbuzi bazizi indirimbo barasaba indirimbo agategeko nawe bafite intege nkeya birangiye abantu baraziririmbira igitaramo cyari kiryoshye ahantu cyabereye nubwo ni Norvege nubwo ari kure quartier muri quartier ariko ntago byari kubera ibyiza ubisanga aho biri uzi ko harimo abantu bavuye Rwamagana abavuye za Nyagasamba bavuye za Muyumba bavuye za Masaka kubera iki Kayirebwa Makanyaga so bivuze ngo none iyo biza kuvuga ngo igikorwa cyateguriwe ahantu hafi hari accessible urumva nubwo wishuraga ibihumbi 10 ubwo wishuraga ibihumbi 10 transport yabaga gutwe nkandi tarani senkani niko bimeze ariko ibyishimo birahenda kandi twarishimye cyane tugomba kwishima n'abana ngira ngo padiri wo Gaspari Karaveri yanaturirimbiye na Ganyobwe n'izindi ndirimbo z'ikirundi kugira ngo ntubinjije mu biruhuko byari ibintu biryoshye kandi uriya mubyeyi koko Kayirebwa ni umuntu wagize uruhare runini rukomeye ku muziki nyarwanda cyane ariko arakuze natari hinda yarayiririmbye tarinda mama tarinda we okay ubwo ndabakubuje abatarabashije kuhagera bagiye kutwumva bagiye bumva imiziki ngaye nguko rero reka duhinira aha ngaha Karegeya ko yavuga siko kuyamara burya ibyo umuntu yanyuzemo biba ari byinshi ntabwo nafata icyumweru cyose ngo nyikubire hamwe twinshi ariko ngushimire cyane kuba udusangije kuri icyo kintu cyane cya social media yego kijyanye na regulation yes uburyo bitekerezwaho ni byiza kuba bitekerezwaho yego ariko bibaye byiza wamugari nkuko bivuga ukategoriza ubwo rero uri maze gusoza mu rwego rwo gusoza umuntu yatanga udutangazo ikindi cya mbere ubutaha ubundi twagomba tuzakora kuri ya baruwa ya Habumuremyi ya nkuru ya Habumuremyi yasohotse Pierre Damien Habumuremyi yasohotse mu kinyamakuru igihe iyo ni dararitse ariko abantu banyishyuza part 2 hari bank menutse kwinjiramo barambwira ngo ya part 2 navuze ya wa muryango kwa Rwigara nababwiye ndabizeza izasohoka nyuma y'amatora ubu naba mvanze twinjiye mu matora turi mu mwuka w'amatora kandi mpagaze kuri Muyango umukarago wa kabiri uvuye inyuma baba ngo bikubarira imisi Sibo baruguhaye abaruguhaye ni bagomba kukubarira imisi iko bimeze uwavuga baramuzi indirimbo ya Muyango yitwa Karamuwangabiye bajye bayidawunodinga none barebe igitero cya nyuma kivuga ngo iyo ngabire Imana yahaye u Rwanda
ibihugu by'amahanga byararondogoye umukarago wa gatatu bavuga ngo bikubarira iminsi Sibo baruguhaye abanyarwanda twese turi inyuma yawe naho gahe nguko wondi inyuma yumvikanyira yumvikanye yumvikanye so rero abashaka part 2 rwose ya kira kiganiro ni nyuma y'amatora ni nyuma y'amatora ntago ndi umuvundayi naba mvunze byaba ari ukuvunda mwakoze cyane sawa sawa